Ibe byiza kuri mwese, reka twizere ko bimeze neza mwese aho muherereye mu mpande enye z'isi. Mwo mu nyamakurukazi w'ibyamamare kandi w'igikundi hano mu Rwanda, Butera Isheja Sandrine yishuye uko abigenza ngo ye kugira icyo ahungabanya mu nshingano afite nk'umugore mu rugo ndetse n'ubuzima bw'ubwamamare abayemo. Ubwo imiryango itandukanye yari iteraniye kuri park na hoteli ahari kubera umugoroba hari ibiganiro by'imiryango wiswe Kigali Family Night. Abitabiriye ibi biganiro baganiraga ku nsanganyamatsiko igira iti uruhare rw'umugore mu kubaka urugo rwiza. Umwe mu baganije abitabiriye Kigali Family Night ni Sandrine Isheja, umwe mu banyamakuru bazwi hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Yavuze ko muri ibi biganiro ni uburyo ushobora guhuza ubuzima bw'urugo n'ubwamamare kandi ntihagire na kimwe gipfa. Yagize ati mu by'ukuri kuba icyamamare ntabwo ari ibintu ugura, ni ibintu abantu bakugira. Ubwo rero ni ibintu utagomba gufata nk'aho ari ibyawe kuko si ibyawe. Isaha iyo ari yo yose abantu nibo babikugira, ni nabo babikwambura. Njye nuko mbifata. Isheja yagarutse ku buzima bushaririye, amateka mabi ya jenoside yakorewe abatutsi yamunyujijemo n'umuryango we, aho papa we wa dogiteri yaje kwicwa muri jenoside. Nyuma yayo mama we akajya asuka abantu kugira ngo babashe kubona imibereho. Yagize ati ibyo bintu mu ijisho ryanjye nk'umwana byanyigishije ibintu byinshi, birimo nuko isaha iyo ari yo yose ubuzima buhinduka. Ubwo rero ibyo bintu nicyo gituma arashobora kuvuga ngo ndi umusitari, sindi bwubake, ndi umusitari, hari uko ndi bwigire, ntacyo ndicyo, ibintu birahinduka ndabizi, narabibonye. Yavuze ko kugira muri ubwo buzima bwose hakaba hashize imyaka 30 yise y'inyongezo byatumye afata umwanya wo gutekereza ko ku mpamvu itumye ariho, kandi hari benshi bigira akamaro ku gihugu barimo na se wavuraga abantu bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Yagize ati nibwira ko kubaho kwanjye bigomba kugira akamaro. Niba hari ijambo mvuze basi hagire uwo ryubaka, niba hari uko mbayeho basi hagire uwo byubaka. Niko mfata iyo myaka 30 y'inyongezo ndimo. Ku bw'izo mpamvu no mu kubaka no mu kwitwara no mu bushuti no mu kubaho, icyo ni ikintu nzirikana. Sandrine yavuze ikintu cya mbere cyamufashe gushyira ubuzima bwe ku murongo ntihagire ikibangamira ikindi, ari ukwisuzuma, kwiyubaka, maze akareba hafite intege nke, ubundi agakora amahitamo meza y'uwo bakwiye kubana. Yagize ati nkanjye yego ndavuga ukuri, ariko mu buzima busanzwe ntabwo nzi kuganira gutya nicaranye n'abantu amagambo arabura, ariko umugabo wanjye niwe uzi kuganira. Nyine naravuga niye mfite intege nke, ninde ufite icyo kintu. Hanyuma rero mu kubana tukubaka mu kumenya ibyo ndimo. We ni umunyamategeko, njyewe ndi umunyamakuru, umura n'abo basitari, ariko tugira igihe akanamenyana nabo. Namubwira ngo ndi kumwe na ba runaka, urugero niba ari Christopher, niba ari Cino, ni bande abo bantu, mbatumire abarebe, amenyane nabo, aze muri studio arebe uko dukora, ku buryo umunsi azampamagara sinitabe nkamubwira ngo narindi kuvuga, azahita amenya uko ikiganiro kiba giteye, abisobanukirwe. Iryo tumanaho iyo ribaye ngira ngo biranoroha. Sandrine yashimangiye ko irindi banga rimufasha ari ugukoresha cyane uruhande rw'aho umugabo we amurusha imbaraga, harimo nko kuba ari we ureberera ibikorwa bye kuko abishoboye, ndetse akaba ari nawe umugenera ibyo yambara bitewe n'uko ari we ubisobanukiwe kumurusha. Ati aho kugira ngo ngende mvuga ngo oya umugabo niwe ugomba gukora ibi, umugabo agakora ibi, turaganira tukamenya imbaraga zanjye ziba mu bihe, we imbaraga ze ni izihe, nuko twubaka, nuko tubigenza. Isheja Sandrine Butera yasezeranye n'umugabo we Kagame Peter mu muhango wabereye mu biro by'umurenge wa Remera mu karere ka Gasabo ku 15 Nyakanga 2016. Tariki 16 Nyakanga 2016 nibwo bombi basezeranye imbere y'Imana, bahamya isezerano ryabo ryo kuzabana akaramata nyuma y'imyaka 4 bibarutse imfura. Aba bombi bakiriye umwana wabo wa kabiri w'umuhungu ku ya 18 Ukwakira 2021, ngaho yitwa Isheja Butera Sandrine. Nuko abayo mu buzima bw'ubwamamare. Wowe tuganire gato, niki uzi kuri uyu mubyeyi Isheja Butera Sandrine, niki umuziho?
dore ko benshi hari uburyo bagenda bamuvuga. Ni muntu ki Sandrine Isheja Butera wagizwe umuyobozi mukuru wungirije wa RBA? Ni wavuga abategarugori batatu bafite ijwi rikundwa na benshi. Ngusige Isheja Butera Sandrine. Amateka y'Isheja Sandrine w'imyaka 35 atangiye tariki 5 Nzeri mu mwaka w'1989 ubwo yabonaga izuba akavuka ari umuherezi mu bana batatu. Mu mwaka w'2007 rero yasoje amashuri yisumbuye, ubundi mu mwaka w'2008 ahita afata imodoka imwerekeza i Butare i Huye muri kaminuza nkuru y'u Rwanda yahoze yitwa ubu yabaye UR. Igiteranyo kiri hagati y'umwaka wa 2008 n'akarere ka Huye n'izina ryatangiye kongerwa ku mazina ya Isheja Sandrine yahawe n'ababyeyi be. Nibwo yatangiye kwitwa umunyamakuru ubwo yari atangiye kwihugura ku bijyanye n'amasomo kuri RS Huye na Radio Salusi. Ni byari kure na gato y'ibyo yigaga kuko uwo mwaka wa 2008 yaratangiye kwiga itangazamakuru n'itumanaho. Mu mwaka wa 2012 yashoje amasomo ye i Butare atega imodoka yihuse imugeza kuri Radio Isango Star, aho yaje kubakira izina rikomeye bimuviramo kwerekeza kuri radio nshya yari ifunguye imiryango mu Rwanda, ni Kiss FM. Mu mwaka wa 2014 kuva ubwo kugeza muri uyu mwaka wa 2024 nako kugeza mu mwaka wa 2024 niyo radio yaragikuraho. Isheja Sandrine ni umwe mu banyamakuru bake mu Rwanda batigeze bagaragaraho ibintu byo guhindaguranya ibitangazamakuru bya hato na hato. Ukoze igiteranyo cy'imyaka yakoze mu itangazamakuru kimaze kugwa ku myaka igera 17, akamaze imyaka 17 mu itangazamakuru, akaba yanamaze imyaka 10 akora kuri Kiss FM. Mu mwaka wa 2016 Isheja Sandrine yarahiriye kubana ubuzima bwe bwose na Kagame Peter nkuko nabibabwiye mu mugisha utangwa n'Imana. Isheja yibarutse abana babiri b'abahungu. Igitangaje nuko Isheja atigeze agira inzozi zo kuzaba umumenyesha makuru, inzozi zaru gukora mu ndege cyangwa kuba umusemuzi mu nama zikomeye. Winjiye muri CV uhita usanganirwa n'inyandiko yemeza ko afite impamyamushobozi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza, Master's degree mu bijyanye n'uburinganire, umuco n'iterambere. Mu mwaka wa 2018 niwe wari ukuriye akanama nkemuramaka mu irushanwa rya Miss Rwanda nk'inkingi ya mwamba mu itangazamakuru. Mu mwaka wa 2020 yahawe ikaze mu banyamakuru bake bemerewe kubaza Perezida Paul Kagame ibibazo mu kiganiro n'abanyamakuru. Uzanamubona kenshi mu bukangurambaga bw'ibigo bikomeye, ahandi akaba umusangiza w'amagambo cyangwa MC mu bikorwa binyuranye bihuza abantu, kuko ari umunyamakuru mwiza. Biranumvikana ukuntu bimworohera guhagarara imbere y'amagana y'abantu akamenya amagambo akwiye yo gukoresha mu gusobanura no kumenyesha uko gahunda zikurikirana. Ubuhanga mu kumenya kuvuga ntibusigana no kumenya kwamamaza. Imbuto ziva mu kwamamariza ibigo bitandukanye by'ubucuruzi Isheja Sandrine nawe ajya ziryaho. Ni igikomerezwa kuri murandasi cyane cyane ku rubuga rwa Instagram, kuko amaze kwigwiza abantu barenga igice cya miliyoni, ni ukuvuga hafi 531, kongera abandi barenga 200,000 ku rukuta rwe rwa Facebook. Bivuze ngo igitekerezo cyo gishobora kumvwa n'amagana y'abantu mu kanya nk'ako guhumbya. Sandrine Isheja mu minsi ishize yagaragaye mu bashyushyarugamba bari mu rugendo rwo kwamamaza umukandida wa FPR Inkotanyi ku mwanya mukuru w'igihugu 2024 Chairman Paul Kagame. Kuba akorana n'abahanzi si akazi gusa, ahubwo akunda n'umuziki. Icyo umuhamagaramo we amariya abanyarwanda no gutanga umusaza mu kubaka umuziki nyarwanda. Yafashije abahanzi benshi kumvikanisha impano zabo. Umwihariko we ukomeye ni ijwi ryiza n'umurava utagabanyije mu byo akora byose bitewe n'ubuhanga mu kazi akora. Uyu munsi wa none Guverinoma y'u Rwanda ngira ngo murabizi tariki 23 z'ukwezi kwa 8 2024 Guverinoma y'u Rwanda yamuhaye inshingano zo kuba umuyobozi mukuru wungirije mu kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA. Dukomeze tumwifurize rero kugira ibihe byiza no gukomera muri byose. Nitwace reka nsubikiranga aha, komeze tubane mu bindi biganiro byacu.
biri imbere byo birakomeje kandi Imana yakomeza kubidufashamo. Reka nizere ko mwese aho muri mumeze neza, reka nizere ko nutameze neza biraza kugenda neza, kuko burya mu isi niko bimera. Uyu mwanya umeze neza ejo bigahinduka, uyu mwanya uba utuje ariko ejo ukaba udatuje bitewe gusa nanone iyi si ni gatebe gatoki, nta kidahinduka, aho uyu munsi ushobora kuhava. Reka nimba uri heza umenye ko hari igihe bizarangira, ndetse nubwo tutabyifuza ariko menya ko niyo waba uri habi hari igihe bizarangira. Kora subscribe, like, share na comment. Bye bye.